gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Lydia aho yari kwa muganga yaramaze kubwirwa na Ituze amubwira ati mubyeyi wanjye niba ari byo byatuma ubaho niba ari byo byatuma umera neza ibyo bifata ubibahereze. Ese aho Lydia yarabyemeye nangwa yakomeje ko byanga. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyihere kuri abangaba bombi batatu. Lydia abwira Evan akamubwira ati Ituze nakoze amakosa na mbere ntabwo nakongera gukora ikosa. Naba nengushye mama wawe ubugira kabiri. Ese ubwo urumva Lina yazambabarira? N'ubumora ntekereza ko atazigera mbabarira. Yambwiye kukwitaho ndetse no kukureberera ariko ibyo sinigeze mbikora. None mfate n'ibyari kuzahura mfate umutungo wawe mushyire mu maboko y'uyu mugore naba nkoze ikosa ritabaho kandi ntazigera mbabarirwa. Oya mwana wanjye ntabwo nabikora. I can't do this. Mayati ko nutabemereza no gupfa uzapfa. Lydia ataho kugira ngo mpfe nk'ikigwari napfa nk'intwari. Evan ati senga nta kibazo njye nta kibazo mfite n'ubundi nta kintu n'iki na kimwe nsigaranye muri ubu buzima uretse wowe gusa. Ibaze nawe ndamutse nkubuze. Senga urumva ushaka gupfa? Njyewe Evan nzaba nsigaye he? Ese ubundi nasigara kuri iyi si mfite iyo mitungo mfite buri kimwe byo byamarira iki? Ese urumva ntabinezerererwamo? Nzi neza ko wasize ubuzima kubera njyewe. Nzi neza ko wazize ibyo byose. Senga ibintu ntibishakwa tuzashaka ibindi. Ese ubundi ni ibihe ko ibyo bintu ntanabizi? Lydia ati mwana wanjye numvaga igihe kizagera nkabasaba kukuvira mu mitungo ukayicaramo ariko se nzabigeraho gute? Evan ati mama byihorere ni wowe mama ndeba. Uri masenge, uri mama wanjye, uri mushiki wanjye, uri data, uri buri kimwe. Ntabwo nshaka kukubura, sinshaka kuguhomba. Please mama bimuhereza bitware. Lydia ati oya Evan ntabyo nshobora kumuhereza. Maya ahera akasohoka akavuga ati Lydia niwumva uri tayari ejo nzaze mbisanga hano. Gendagiye niba wumva ukunda ubuzima bwawe, wumva ushaka kongera kureba, wumva ushaka kubaho neza nta kibazo ufite, utari mu buribwe nk'ubwo uri kunyuramo, ejo nzagaruke hano nsanga ibyo byangombwa bihari. Ariko niba wumva utabishaka ubigumanye nyine tu. Ese ubundi reka nkubaze, utekereza ko bwo uramutse upfuye ibintu byahera ko bijya mu murongo? Ariko uri ikigwari kwe. Maya ahera ko yigendera.
Evan agasigarana na Lydia akavuga ati mubyeyi wanjye urabizi sinyukwita senga kwita mama kuko nkubona mama wanjye wambabariye mubyeyi ko uragira ngo nawe nkubure please. Lydia ati Evan icara ahangaha ngira inkuru nkubwira ubu nta buribwe ndi kumva reka tuganire mbere yuko amasaha birashira. Evan agira atya akicara iruhande rwa Lydia akavuga ati mwana wanjye ngiye kukubwira inkuru ntigeze nkubwira. Mama wawe yamenyanye na Al ari umunyeshuri ari niwe wamukunze. Iyo bitaza kuba Al ntabwo mama wawe byamubayeho byari kumubaho. Icyo nzi nuko mama wawe nta wundi mugabo yigeze ndetse nta n'undi mugabo wari umuzi uretse Al. Yashwanye na Al inshuro nyinshi bapfa yuko yanze ko baryamana ariko kuko yamukundaga yageze aho arabyemera. Al yari umusitari ku gihe cya papa wawe yari yarubatse izina mu buryo ntagusobanurira. Uretse wowe wenyine nta wundi muntu uraca agahigo nk'aka papa wawe, nta wundi muntu urakora nk'ibyo yakoze. Kandi nawe mbona ugenda ubivamo gake gake. Evan ati none se mama ngira ukuntu najya gukina umupira size mama wanjye uryamye hano urumva koko nawe uhamya. Lydia ati ariko ntukijya mu myitozo ngo uba uri kunyita. Ituze ati mama ntakwitayeho nakwita kuri nde ese ninkubura uwo mupira uzakungarurira. Mama abantu banga kwita ku by'ingenzi bakita ku bintu bihoraho. Uyu munsi ndamutse nkubuze n'ahandi nazigera ngukura ariko gukina bihoraho ejo n'ejo bundi nzabigarukamo. Niba ko Imana yampaye ntabwo nzishakisha sinzanahatiriza ninjyeyo bizakunda. Lydia ati icyo nicyo gukundira mwana wanjye nkunda kutajya ucika intege nkunda ko uri umunyamurava kandi uri umunyabwenge nka mama wawe nkunda ko wihangana kandi ugira urukundo uzanga ikibi n'igisa nacyo ikibi ntikikakuneshe ahubwo ikibi ujye ukineshesha icyiza kandi uzirinde kuba inkundamugayo ahubwo uzaba inyangamugayo uzaba intwari nka mama wawe. Mama wawe nubwo yambwiye ngo tuzakwite Ituze Evan ariko n'izina Ntwari ni iryawe. Ubundi ufite amazina 3 kuko witwa Ntwari Ituze Evan. Mama wawe yagira ngo uzabe intwari ntuzabe ikigwari iryo zina naryo ni iryawe. Amazina yawe ubundi ni 3 sinzi niba utajya ubyitaho ariko niko witwa. Ari nyikubwira arakimara gutera mama wawe inda byabaye intambara pe. Kwa sogokuru wawe ariho kwa mama Warina baramutoteje bidasanzwe. Yarabwiriwe, yaraburaye, yaraye hanze kandi ubwo na Al nawe niyamwumvaga cyane ko yumvaga inda bayikuramo. Dina yakurwaniriye ishyaka. Jye nagize naho nshwana na musaza wanjye kubera mama wawe. Bwa nyuma na nyuma yaje kwemera kubana nawe. Amaze kubana ntabwo haciye kabiri hahereye ko hazamo Kidobya ariyo Maya.
icyo nshimira Ali yari yaraguriye mama wawe ujya ureba hari iwanyu bakorera business iriya taje ubona yuzuye business gusa ndetse hakaba harimo n'imiryango imwe n'imwe bakodesha iriya yanditse mu mazina ya mama wawe iriya Ali yayiguriye Lena ayimwandikaho ndetse mama wawe ajya gupfa yampaye buri kimwe cyose yari afite uko yari yabigendanye kwa muganga nta kintu n'iki na kimwe yari yasize mubajije impamvu byose yabigendanye arambwira ngo umubyeyi ugiye kubyara aba ari hagati y'ubuzima n'urupfu ambwira yuko afite ubwoba atazi niba ari burengaho wagira ngo nawe yarabizi ko ari basiga ubuzima hariya Maya na Ali bakorera business ni umutungo wawe mwana wanjye rero kubera ko ibyangombwa byose ari njye ubibitse kandi bakaba babizi bashaka ko tuguhuguza ibyawe hagakomeza kwitwa habo uhereye mu buto bwawe na Ali yaranyinginze yewe twaranabishwaniye ariko nakomeje kumwima ibyangombwa mama wawe yanyuze muri byinshi yakurwanira ishyaka mwana wanjye none ngewe ndinde wo gufata icyaka kugiriye umumaro nkagishyira mu maboko y'aba bagome Evan ati mama basi tekereza ku buzima bwawe basi rebeho wowe ubwawe mama amagara araseseka ntayorwa ndakwinginze Evan yakomeza kwinginga Lydia amutakambira ibintu nibishakwa niba babishaka bikaba ari byo byaduhesha amahoro niba ubahaye ibyo bipapuro nangwa se ibyo byangombwa ari byo byatuma uva kuri iki gisasiro ukareka kunyura mu buribwe uri kunyuramo ndakwinginze bibahereze ibyatsi ya mwana we niyo napfa nta kibazo ese uragira ngo ejo n'ejo bundi uzabehuta hariya nahawe mwana wanjye mama wawe yaraharuhiye ubu dufata ibintu byose mama wawe yaruhiye tubishyire mu maboko ya Maya na Ali tekereza neza muhungu wanjye ituza ati Lydia uri umubyeyi wanjye ndakubaha ndimo ndagufata nka mama wanjye ibaze rero nawe kano kanyura mu tugiye ushaka kunsigira nde ndaba nduwande basi ngirira impuhwe Tania yarantaye Tania yaranyanze ni we wenyine ndi kureba kano kanya none ngo niyo wagenda please Lydia bitekerezaho akumva ntago ari byo abwira Evan akamubwira ati ituze niba ari cyo gihe cyanjye cyo kugenda n'ubundi nta kabuze nzagenda ariko niba Imana ikimfiteho umugambi nta kintu n'iki na kimwe nzabaho
nibyo birakomeye birashaririye ndi kunyura mu buribwe mwana wanjye ariko ngomba gukomera ntabwo nshaka kongera kuba ikigwari ituze ati apana none senga ese basi nta nubwo uri kwirebaho urumva nta muwe wifitiye Imana niba ikigufiteho umugambi hanyuma ko yaretse mama wanjye akagenda ntiyari akiri mutoya iyo Mana itararinze mama wanjye ngirebe ndabura ko yari akiri muto ngimugirire impuhwe ye kugenda urumva ari wowe yagirira impuhwe ibyo bintu uri kumbwira ntabwo ndi kubyizera Ninde atari ko mwana wanjye niki cyakumaze icyizere Ninde wakubwiye ko ibibazo byose nangwa se ko umuntu yapfa ari uko Imana iba yabyemeye ituze none ati none itabyemera none ko numva bavuga ngo ishobora byose iri hejuru ya byose ngo ibiriho byose birayumvira gute idategeka urupfu idati mwana wanjye mvugisha amagambo menshi iby'Imana ntabwo wabirondora ngo bivemo ikora uko ishatse mu bumana bwawe Ivana ati niyo mpamvu rero ngiye nabyemeye niyo mpamvu ibyo uri kumbwira byose ndi kumva wagira ngo sinzi ibintu uri kumbwira ibyo ari byo nasubundi nkubaze niba koko ari y'ukuri kandi ikabibaho gutire ko umuntu akanyura mu buribwe nk'ubu ngubu none se uburazira iki reba ukuntu yatumye mbaho mbonabona idata ariko iba yakurinze Ivana ati ibyo sinshaka kubyumva mbwira ahantu ibyangombwa biri ngende mbizane ejo Maya azabisanga hano tuve aho ngaho twigire kuri Latina aba ari kumwe na Tania ariko baza Tania mubaza atari ko se ubundi nkawe ko wahindutse baze ko nanjye utagishaka kumvugisha se ntabwo tukiri inshuti Tania ati Latina njye nawe turi inshuti pe kandi zakadasohoka uranabizi ndanagukunda nkamura mu kazi wanjye ati nategezaho inde muri mu kazi wawe njyewe Latina amahirwe naba nayakuye shagenda winshunga Tania ati ngo iki njye ndi kugushunga none se nagukunda Evan ati nati hari kera cyane biramucanga irakabaza Latina kamaze tunone se Latina ntabwo ugikunda Evan nyaboneka twibuke njye nawe twarasezeranye narakubwiye ngo nuramukubabaje Evan njye nawe tuzashwana ati na Titania musaza wawe ntabwo ari njye wamubabaje ahubwo niwe wambabaje Evan namukunze atankunda Evan namutaye igihe cyanjye nzi ngo azankunda ariko ntiyigeze ankunda ese urabizi ko afite undi mu girlfriend urabizi ko afite undi mukobwa bakundana Tania ati ibyo nabimenya gute ko ntabyo yigeze ambwira ati natishabyiyorera aramufite bakundana kandi banameranye neza shawe umwana mwiza unitonda pe mva nkimara kumubona nacitse intege numva neza isi ndangiriyeho nahamagara Evan rimwe na wasanga ari waiting kumwe mbere yakundaga kumpamagara niba namubuzaga yarakamamagara nyine kumwe yabagashishikajwe no kumvugisha
byose byaragiye namubaza nese ko uhora uri bizi buri mu biki akambwira ngo mba ndi kuvugisha mayihuma cyane yari kubyumva ibyo bintu ibaza ubaye ufite umuntu ukunda ukora uko ushoboye ngo abone ko umukunda ariko akarenga akakubwira ko afite undi muntu akunda kandi akunda cyane ntanatinye no kukubwira ko nyine ari we bavugana ese ubwo urumva ari mu waba mfitiye kandi ati ibyo bintu njye ntabyo narinzi ati nashabyihorere nuko bimeze nyine musaza wawe nuko byagenze gusa nyine ntago nicuza kuba naramukunze ahari wenda byagombaga kubaho ntago nicuza ko mukunda ahari wenda nagombaga kumukunda nubwo ntazi ngo bizarangira gute nubwo ntazi ngo bizaherera he nubwo ntazi nyine ngo nzanyura mu buribwe bungana gute kugira ngo mwikuremo reka nemere nyine ukuri n'ibyiyumviro ndi kwiyumvamo ntacyo mfite nabikora bose njye hari amakane ko namukunda I do love him and I will always do kandi ati mbivuga uribuka nkubwira story ya Eve ntago nakubwiye ngo njye sinjya nizerera mu rukundo ni uburibwe gusa nta rukundo rubaho ngo ruramba ngo ruzane uburibwe njye nagerageje gukunda rimwe ubwo njya mbwira abantu ngo urukundo ngo ni scam nuko nzi uko biryana uzi impamvu ntajya nemera urwo rukundo nuko rwansigiye uburibwe ntabwo mba nshaka kurutekereza niyo mpamvu usanga mvuga ngo sindakunda kubera ko mba numva ntifuza kongera gukunda mba ntekereza ko nongeye gukunda nk'uko nakunze icyo gihe ahari umenya natora amashashi niyo mpamvu uzasanga umuntu wese umbwiye ko ankunda ndamuhunga kubera ko iteka mba mbubonamo urukundo rw'ikinyoma nati none se byakugendekeye gute kandi umuntu wakunze wamukunze mu buhe buryo gute kandi turumva ushaka kumva inkuru yanjye nta kibazo ndayikubwira tuve kuri Tania ndetse na Latina twigarukire n'ubundi kwa muganga bana bayicaye iruhande rwa Lydia ubona yigunze yihebye ari nako yihanagura amarira buri mwanya Lydia aramubaza ati ariko se mwana wanjye ko mbona wuje umubabaro n'agahinda ko mbona wihebye wiyanze wambabare ukareka kumera gutyo kuri kuntera agahinda wambabare ko nashaka kukubona uri muri iyo mood ntabwo nshaka kubona uri muri iyo situation please my boy Evan ati senga mfite ubwoba bwo kukubura mfite ubwoba bw'ikintu gishaka kubaho wambabariye ukagira imana we ukandangira ahantu ibyangombwa biri nkagenda nkabizana ndakwinginze Lydia ati Evan reka ngire ikintu nkubwira gabanya ubwana n'ubutesi icyaba icyo ari cyo cyose uziyakire ariko ntabwo nshaka kuba ikigwari
Evan ati senga ngiye mu rugo ngiye kugenda nshaka ibyo byangombwa byose nimbibona ndahera ko mbishyira Maya ntabwo nshaka gukomeza kubona uri muri ubu buribwe urabizi neza turi gusabwa amafaranga menshi urabizi neza ibintu byose bikenewe babarira niba ari iki kintu cyonyine gishobora gutuma wongera ukareba ndetse ukaba muzima ndagiye ngiye nimbibona ndabitanga inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha ese Evan ibyangombwa arabibona ngo ntabwo ari bubibone nabibona se arahera akabitanga nangwa ntabyo atanga biramuka bigeze mu maboko ya Maya se ubundi biragenda gute uru yitwa warahemutse byose twibaza ni mu bice bizakurikira njyewe nitwa Atete inkuru ninjye yandika kandi ni nanjye wibagezaho